Ndagusuhuje wowe unteze amatwi muri aka kanya. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bintu icumi byagufasha gukuza umwana w'umunyabwenge cyangwa se bya bintu wakora umwana wawe akabasha kugira ubwenge. Hari ukuntu usanga umwana byaranze uramushakira n'abarimu bikanga ugakora uko ushoboye ariko ukabona ntibikunda. Gumana nanjye kugira ngo ubashe kumenya byinshi bitandukanye. Icya mbere, iga kuvugisha umwana wawe. Hari igihe usanga umwana wawe nta mwanya umubonera, urasanga wa mwana afite ibintu byinshi ahura nabyo ariko ntabyo uzi bitewe n'uko nta mwanya uha umwana wawe ngo umubaze uti se byagenze bite uyu munsi, wiriwe ute, nyine umubaze amakuru y'umunsi. Utaha unaniwe ukaza ujya muri dushe ukarya ukabasuhuza ugahita wumva ko birangiye, ariko abana bahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo utamuhaye umwanya rero ngo umuganirize abashe kubohoka akubwire ikibazo afite cyangwa se yaba yahuye nacyo ku ishuri cyangwa se no mu rugo mu buzima busanzwe, bya bintu rero bishobora kumubera intandaro yo kuba yagira ikibazo cy'imitekerereze kubera ko atagira umuntu umuba hafi cyangwa se ngo amubaze cyangwa ngo amufashe gukemura bya bibazo ahura nabyo. Icya kabiri, reka umwana wawe yige gutekereza no kwikemurira ibibazo. Aha ngaha wavuga ati gutekereza gute kandi ari umwana? Ababyeyi hari igihe usanga umwana b'abana bageze mu gihe cyo gukambakamba cyangwa se kugenda hagati y'amezi 9 n'imyaka 2 cyangwa 3, ugasanga umwana niba arimo arasesera ahantu cyangwa se harimo ibintu yiziritse ukuntu, ugasanga umwana ahise atabaza cyangwa se asakuza cyane nk'ushaka ubufasha, nyamara wahagera ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bitagoye yakabaye yabikoze ariko arashaka ubufasha. Aha ngaha rero icyo ugomba gukora ni iki: cya gihe ureba umwana ariho avuza induru cyangwa se asakuza nk'umuntu ukeneye ubufasha, banza wegere urebe neza ko atari ikintu gishobora kumukomeretsa cyangwa se kumwangiriza, nubona kidashobora kumwangiriza umureke. Ashobora kuguhamagara 1, 2, 3 usa nkaho wihishe ahantu ari kumureba, yakumva utamwitabye birangira n'ubundi abyikoreye kandi akabishobora. Aho ngaho rero bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo iyo uhora wirukanka umutabara, ni ukuvuga ngo brain cells ze ntabwo zifasha gukura, ntabwo utuma zikura ngo zibashe kugira ikindi zitekereza, ahubwo kwa kundi ashakisha inzira z'uko yikura aha hantu, kwa kundi akuraho cya kindi kimuboshye, niko ubwenge bugenda bumubwira icyo agomba gukora kugira ngo kimuveho. Rero jya ureka umwana wawe abashe kwikemurira tumwe na tumwe mu tubazo tutagoye. Icya gatatu nanone, iga cyangwa se wishyiremo gutera imbaraga impano umwana wawe afite cyangwa se ya mpano umubonamo. Ababyeyi hari ukuntu mugira ingeso yo kumva ko mwarera abana uburyo mwe mubishaka cyangwa se mukabarera mwumva ko hari isi mushaka ko babamo, ariko iyo si ntayibaho. Ni ukuvuga ngo wowe uzarera umwana ahubwo ngo abe mu isi turimo uyu munsi. Umubyeyi aba yumva umwana yaba mu isi imeze neza, umwana yishimye agera kuri byinshi, ariko iyo si ntayibaho. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kumurera nk'umuntu uzaba muri iyi si turimo uyu munsi wa none. Kugira ngo abigereho rero ni uko uzamureka agakora bya bindi yiyumvamo. Iyo ukora icyo ukunda buri munsi bigutera imbaraga zo gushaka kumenya ibirenzeho, ariko iyo ukora ibyo udakunda nta mbaraga ubishyiramo kuko n'ubundi cya kintu cyo kuba utabikunda kikubuza kubishyiramo imbaraga. Biba byiza rero iyo urebye ko umwana wawe afite impano, ukareba impano afite uburyo ushobora kuyitera imbaraga cyangwa se kuyikuza, nibyo bizana umusaruro kuruta kumushyira muri bya bindi wowe wifuza. Ikindi cya kane nanone, igisha cyangwa se umenyereza umwana wawe gusoma. Gusoma ube umuco wo mu rugo iwanyu. Genda ushake udutabo tw'imigani, inkuru zisekeje n'utundi dutabo twiza tw'abana. Wa mwana utaramenya gusoma umusomere, wa mwana uzi kwisomera umuhe igitabo.
Inkuru ziryoshye zitera umuntu guhora yumva ashaka gusoma. Uko umwana rero umumenyereza gusoma, akura n'ubundi ari byo agenderamo. Wibuke neza ko igiti kigororwa kikiri gitoya. Icya gatanu, jya ufata umwanya rimwe na rimwe ubaza umwana ibibazo. Ibibazo bijyanye n'imyaka ye, utubazo tworoheje abashe kugusubiza. Uwo mwana uba umufasha mu gukuza ubwenge ndetse no kubasha kuba yashobora gusubiza mu ishuri. Urabizi hari abana mu ishuri baba bicaye hahandi adashobora no kumanika urutoki ngo asubize ari timide, ariko uko ugenda umubaza, muganira, agusubiza, ageraho akamenyera. No mu ishuri mwarimu yamubaza akumva nta kintu gishya gihari kubera ko wabigize umuco. Icya gatandatu, uba umubyeyi wumva umwana. Aha ngaha uravuga ngo kumva umwana ni iki? Hari igihe umwana ashobora kuza yiruka wenda agusanga uri mu nzu se, aje yihuta arimo ararira cyangwa se afite ikindi kintu akwereka cy'ikimenyetso cy'uko agukeneyeho ubufasha. Ugahita umutwama ataragira n'icyo akubwira. Ukamubwira ati uraza urira ibiki? Wabaye iki? Icyo gihe ni ukuvuga ngo uba umushizeho limitation. Cya kintu yari aje ashaka kukubwira ahita akigumana agahitamo guceceka. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza. Reka umwana akubwire ikibazo afite mbere y'uko umutwama, kuko hari igihe ushobora kwicuza usanze yari afite ikibazo nyamara ukamubuza kuvuga. Icya karindwi, ereka umwana urukundo. Uzarebe nawe iyo ukunzwe ukuntu uba wumva umeze, uba wumva ari byiza, uba wumva biryoshye n'ibyo ukora byose bigenda neza. Wa mwanya mutoya ufite, yegereza umwana, umuganirize, umubwire utugambo twiza cyangwa se niba ari n'ahantu wagiye ugire utuntu umuzanira, nyine umwereke urukundo nk'umubyeyi. Gukundwa ni byiza kandi hari ibintu byongera mu mubiri w'uwo mwana cyangwa se n'undi muntu mu buzima busanzwe. Icya munani, ba role model we cyangwa se ube wa muntu w'icyitegererezo agomba kureberaho. Ni ukuvuga ngo niba ushaka umwana wawe ko agira ikinyabupfura, akagira imico myiza, ni uko uzabanza kuba wa muntu ushaka ko aba we. Ntabwo uzabwira umwana ngo reka kwiba kandi uri umujura. Nk'uko tubizi twese, uburere bwiza buturuka mu muryango. Niba rero ushaka ko umwana aba wa muntu ushaka ko koko aba we, ni uko uzagerageza kuba we kugira ngo cya kintu cyiza akikwigireho. Ikindi nanone cya cyenda, igisha umwana kuvuga. Kwa kundi nakubwiye ugenda umubaza ibibazo, umuganiriza, hari icyo umuremamo bita self talk. Ni ukuvuga ngo iyo avuga wumva ari wa mwana usobanukiwe, wa mwana uzi ibyo avuga. Hari ukuntu usanga n'umuntu ari mukuru ariko kuvuga bikanga, ugasanga ni wa muntu ugira ubwoba. Ibyo ntabwo biza ari uko umuntu akuze, ahubwo ni ibintu bihera hasi. Tinyura umwana, umuganirize, umwigishe kwitinyuka ku buryo noneho no kuvugira mu ruhame bitamutera ikibazo. Ikindi cya cumi, iga kwishimira cyangwa se gushima intsinzi y'umwana. Hari igihe umwana aza wenda yatsinze cyangwa se hari ikindi kintu yakoze ariko ukumva arishimye nawe muri we arishimye cyane. Nawe rero iga kwapuresiya cyangwa se gushimira wa mwana. Ntabwo ari wa muntu ukenera ibintu byinshi birenze, wakora duke ariko turimo urukundo akabona ko nawe wamushimishije, wishimiye ibyo yakoze. Kuvuga ngo iyo umushimira bimuremamo icyizere cyangwa se imbaraga zo gukomeza gukora cyangwa se gukora ibirenzeho kubera ko yabonye ko wabyishimiye. Nawe rero wige kwapuresinga umwana wawe. Ibi ngibi ni byo naguteguriye uyu munsi ushobora gukora ugasanga bihinduye ubuzima bw'umwana wawe. Wakoze cyane kubana nanjye, ndagushimiye, komeza ubane nanjye buri munsi kugira ngo ujye wunguka byinshi kuri iyi channel yacu. Bye bye, ndabakunda.